urugo nta mukene nta mukire, urugo ni urugo. None kabagabo muri kwahukana ibi bintu ni ntabwo ari ukwahukana. Intambara iyo yaje nibyo nakubwiye, ntabwo ari ukwahukana kuko nta mugabo wahukana. Ahubwo hari ikintu wenda buriya abantu ntekereza ko abenshi bajya babyumva, hari ugukumira ngo icyaha kitaraba. Yego. Ujya wumva rimwe na rimwe ngo umugore n'umugabo bicanye. Kandi ahanini ni ukwizirika, ngende izirika hano nawe wizirika ha undi yizirika ha, usanga rero bibaye akawa mugani ngo akiziritse ku muhoro gasiga kawuciye. Kandi mu by'ukuri iyo kibazo ugasohoka mu nzu yawe wubatse none ukagenda none inzu yawe utekereza se ko ububasha bwawe burangirira aho ngaho aho uri? Oya ntabwo ariko bimeze. Gusohokamo niwo muti w'ikibazo. Kangoye wenda nk'urugero rumwe, buriya iyo ushaka kubaka urugo kandi rugakomera, nubwo hari igihe wowe ibyo ubushaka atari nako bigenda. Buriya nimba umuntu uramutse ufite umugore wawe mubana nk'umugabo n'umugore akakubwira ngo urimbwa, ihagararo cyawe, ubundi bajya bavuga ko abasore birabura ngo bihagarara, ubwo wenda ntanze urugero kuri wowe, akakubwira ngo urimbwa, akakureba gutya akakubwira ko urimbwa, ntekereza ko utari umuntu ushobora guhita ufata umutima wawe, wahita umukubita ikintu kiremereye. Genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo, urugendo rwiza kandi urugendo ruhire. Intangiriro z'umwaka mushya muhire ku bakunzi b'Urugendo Online TV. Reka nizere ko mumeze neza cyane aho muri hose, abadukurikiye bari mu Rwanda, hanze y'u Rwanda. Reka nizere ko ibintu bimeze neza cyane. Nimba dukurikiye turi kumwe mu Rugendo Gift Restaurant, ni restaurant iri mu mujyi wa Kigali, mu nyubako ya Kigali City Tower. Niho honyine ushobora kubona promotion zitandukanye, harimo pizza. Nyirango ku wa kabiri ku bakunzi ba pizza ugura pizza imwe bakakongeza indi. Uhagere urahabona amafunguro agiye atandukanye kandi wishimiye cyane. Ubundi dukomezanye urugendo. Nitwa Samu Gakire, ndi kumwe na Fofo kuri kamera. Uyu munsi ngira ngo n'ubundi dukomezanyije urugendo kandi tumeze neza cyane. Urugendo Online TV uyu munsi turi kumwe na ngira ngo ku bantu bagiye bakurikira ibiganiro twagiye dukora by'impano, hari abana nazanye, abantu benshi bajya bambwira ati babana bagiye he, babana ko tutakibabona, babana bagiye baza bagatwika, ariko ukaba warabazimije. Ntago nabazimije, ahubwo hari uburyo nyine nk'umubyeyi umwana yimuka bakajya kure cyangwa se akaba ibindi bibazo biza, abana sinkibona uburyo mba managinga ku buryo bwo kubahuza kugira ngo tugaragaze impano zabo. Bamwita Delphine, umwana muto wari abantu bajya bavuga ko afite impano y'ubunyamakuru, umwana wajya gukunda kuriza ngo uriza abageni mu bukwe, ndetse akaba yari n'umunyamakuru kuri channel bita Umwana TV. Ngira ngo mwese nyine muhiste mubyibuka cyane. Uyu nguyu niwe umubyeyi we, ni umujyanama we, ni umuntu wamufashije byinshi cyane. Hari hashize igihe kirekire nyuma banyuze mu mabuye, banyura mu biti, banyura mu bice, ariko Imana iracyabarinze cyane. Ikaze ku Rugendo Online TV. Asante sana Samu Gakire, mwaka mushya muhire. Umeze neza? Uko bibona n'ukuri kubera Imana yacu yindi duhora dusenga, nuko nguko bibona. Yego. Ati Delphine waramuzimije. Delphine ahubwo ari hehe? Delphine arahari. Arahari? Arahari kuko aracyahumeka. Aracyahumeka. Yego. Kora ibiganiro cyangwa se impano iracyahari? Oya. Impano ntayo kugeza ubu, irahari ariko ntabwo ari kuyikoresha. None subwo ninjye namuzimije cyangwa ni wowe? Subwo ndavuga ko ari wowe, waburengana. Yazimijwe kandi nanjye sinjye. Yazimijwe nibazo. Ngira ngo ku bantu benshi wenda baraza kunyihanganira, mbanze nkore intro y'aka kantu. Hari uburyo uyu mubyeyi ari kiganiro yakoze kimaze igihe ku mpanuro, navuga ati umugore wanjye cyangwa se madamu wanjye, hari uburyo nyine tumvikanyeho biba ngombwa ko dutandukana. Ngira ngo umwana yabaye victime cyangwa se yabaye nk'umuryo nyine impano ye adakomeza kuza ngo tumuhuze n'abandi kubera uko amakimbirane yo hagati y'ababyeyi babo. Nuvuga ngo mwaratandukanye, umwana sinzi aho yagumanye na mama. Wenda
kugira ngo abantu baze kubyumva neza nk'uko bivuze wenda hari ababa barabonye ikiganiro ku Mpanuro TV. Yego harya kimaze igihe kingana iki hafi amezi 8 ararangiye ndetse 9 numva agiye kugeramo. Delphine ntabwo ubundi yari umwana wanjye bwite mu nda mbyara, ahubwo madamu yara amubereye nyirasenge, ubwo ni umwana wa musaza. Je burana nzi ko ari umukobwa wawe. Urumva iyo umwana muri kumwe kandi abi wawe ari no mu family aba ari uwawe. Ntabwo rero nari kujya kukubwira ngo su wanjye kandi ubona turi kumwe umunsi ku munsi. Ubwo rero impamvu abantu batamubona nk'uko koko wigeze kumuha ikiganiro ushingiye ku mpano ye, kandi ibiganiro byinshi wamuhaye ibiganiro byinshi uvuga uti ndifuza kurera Delphine kimwe n'abandi bana, ariko ntabwo byaje gukomeza nyine kuko wari utangiye ubivuga. Buriya mu buzima hari ukuntu ubana n'umuntu ariko igihe kikagera mukagira ibintu mutumvikanaho kandi usanga binakomeye, rimwe na rimwe ukaba wagira uruhande ubihererezamwo kugira ngo bitange umutekano mu buryo burambye. Navuga ko ari bwo buryo Delphine yatangiye nawe guhita abura, cyane cyane ntimwongere kumubona ngo mumuhe ibiganiro nk'uko mwari mumukeneye, mubone video ze mu misango y'ubukwe nk'uko mwabibonaga. Muri make bishingiye biri kuri urwo rwego, biri kuri urwo rugero n'uwo murongo biriho. Nawe ntago wari ukigaragara, wari umaze iminsi. Nanjye sinari nkigaragara nyine, nukuvuga ngo iyo umuntu agize ibibazo mu buzima rimwe na rimwe hari igihe nyine ahagaragara hasa naho agiye kure ye. Ntago kibi Kigali. Oya sinkibi Kigali. Ubwo ababyumva ntibashobora kumva ko umugore yakwirukanye. Iyi ntambara iteye urahunga. Ntago ari uguhunga. Iyo umugabo avuye mu rugo rwe bavuga ko yahukanye. Oya ni intambara, iyi ntambara iteye kandi intambara ntabwo itera igihugu, n'urugo ishobora kurutera. Ukavuga uti rero iyi ntambara ndabona ishobora kunsigamo kumaramo umwuka, reka ngire gutya. Maze iminsi njya nkora ibiganiro by'abagabo bamwe na bamwe ba mubuhamya. Hari n'umushuti wanje numva tubana mu gipangu we yambwiye ubuhamya bwe, yambwira ukuntu nyine ubu umugore none wewe yaramukubise atinya kumusubiza ku kazi ko namusubiza bere tuba byitwa ko yakubise umugore, kandi urabizi ko uyu bundi ibyo bintu nyine leta yacu ihita. Ntabwo nta mugore ukubitwa, hakubitwa umugabo. Nta mugabo ukubitwa ahubwo. Ntabwo umugabo ajya kurega ngo nakubiswe byumvikana. Nyine mu bintu ubu ngubu bigezweho. Kandi no nabonye ejo bundi bariye ugutwi uvaho aragupfuka arangije yambara ingofero, yarampamagaye duhurira mu mujyi, arambwira ngo sinshaka kuguha ikiganiro ariko dore ibintu bimbayeho. Yego ku mugore wanjye nawe yahunze urugo, kandi noneho n'umukire afite ibintu yaravuze ati mvuye. Oya ubundi urugo we mu nzu yanjye nubatse miliyoni 20 ingahe ndagiye. Urugo nta mukene nta mukire, urugo ni urugo. None kabagabo muri kwahukana ibi bintu ni ntabwo ari ukwahukana. Intambara iyo yaje nibyo nakubwiye, ntabwo ari ukwahukana kuko nta mugabo wahukana. Ahubwo hari ikintu wenda buri abantu ntekereza ko abenshi bajya babyumva, hari ugukumira ngo icyaha kitaraba. Yego ujya wumva rimwe na rimwe ngo umugore n'umugabo bicanye. Kandi ahanini ni ukwizirika, ngende izirika hano nawe wizirika ha undi yizirika ha, usanga rero bibaye akawa mugani ngo akiziritse ku muhoro gasiga kawuciye. Kandi mu by'ukuri iyo kibazo ugasohoka mu nzu yawe wubatse none ukagenda none inzu yawe utekereza se ko ububasha bwawe burangirira aho ngaho aho uri. Oya ntabwo ariko bimeze. Gusohokamo niwo muti w'ikibazo. Niwo muti w'ikibazo. Ujya gufata umwanzuro wo gusohoka iwe akagenda abari mubi. Oya ahubwo biba byakomeye, reka mbivuge muri ubwo buryo. Kuko ibyo ari byose ari nubundi ntazibana zidakomanya amahembe, ntago abari paradizo mu ngo zose, ariko rimwe na rimwe baricara cyangwa se imiryango ikabahuza bakaganira bakabikemura. Ikibazo rero nta miryango ikibaho, hariho izina. Nta miryango ikibaho, hariho izina. Niko bimeze. Gute? Harya umukristo Sam cyane. Yesu hari igitangaza yakoze, wenda ba Pastor Korode barabizi. Hari igitangaza yakoze
ariko ku musozi w'iwabo bo mu muryango banga kubyemera. Banze kubyemera none harababwira ngo nta muhanuzi hehe iwabo. Ibyo rero wenda ushobora kubyumva mu buryo bumwe cyangwa ubundi bitewe nuko ushaka kubyumva, ariko no kuvuga ngo buriya umuryango w'iki gihe ntukemera uyu ngo afite ibitekerezo, uyu namutega amatwi, nta muhanuzi wabo. Uko byamera kose, ahubwo wowe ushobora kundutira wa wundi wo mu muryango. Nta muryango rero kibaho habaho izina. Reka ubwo nembivuze reka mbihindure umuryango nyarwanda cyangwa se inshuti n'abaturanyi. Bo ntabwo bigeze benterivena wenda uvuga ati kwari twaragoragoje biranga. Kuko ibyo byose ntago umuntu atongana n'umugore rimwe cyangwa se barwane cyangwa se yabemo amakimbirane ngo ahita haguruka ngo ndigende. Sinjya ariko nujya urwana. Yewe sinshobora no kurwana. Iyo ni karite nziza. Ntibibaho. Ntabwo bibaho. Ni karite nziza ubundi ntago imbaraga z'umugabo bari zo gukorera umuryango. No mu magambo ncika intege. Ahubwo nkamera nk'umuntu bateye urushinge rumusinziriza. Yego. Ntabwo byibuze ushobora kuvuga ati nk'umuntu wenda usenga uvuga ati ni satani yari iteye urugo, reka ngende musengere mwirukane ngaruka. Kuko nanone buriya kuba umugabo yagenda nibyo gushaka amahoro ukareka umugore cyangwa se na leta niyo mpamvu yasizeho uburyo bwa divorce. Ko yaravugaga ati aho kugira ngo tujye tubona case zo kuvuga ngo runaka yishe runaka, haba hakiri uburyo bwo kuza bakabatandukanya, buri muntu wese agakomeza ubuzima ku giti cye. Ariko nanone ibyo bintu bikafekta abana. Kandi nzi ko mwari mufitanye umwana mukuru, abana bakuru. Dufitanye umwana murerwa Queen Dorine. W'imyaka 15. Muri make wenda waruvuze uti hari uburyo umuryango ushobora kuza, icyo twakivuzeho kirarangiye. Ariko uranavuga uti ese nta buryo wowe ushobora nko gusenga, icyo wari ugiye kuvuga. Nimba ari inshuro ya mbere biba bibaye kuko buriya Samu nta muganga wiha umuti, ntibazakubeshye nawe akenera ko yavurwa n'undi mugenzi we, sibyo? Kandi umuganga dufite ni Niba, ni leta mu magambo make. Icyo gihe rero hari igihe ubona ibintu byawe ukavuga uti cyambere ni inkora ibi bintu, noneho ndaba mbigize birebire cyane kurushaho. Urwo byumva? Nimba ushobora kugira ibibazo bishobora kukuzanira uburwayi bw'umuvuduko w'amaraso kubera stress byaguteye, sibyo? Noneho ukareba ikiciro biriho ukagera ubwo noneho ushobora kuvuga uti reka noneho byinjize muri uru rwego. Icyo gihe ni hahandi bahita bavuga bati umuntu arapfuye. Umuntu apfuye ate kandi hari ibyo yarariho asobanura se? Umuntu yarari gusobanura ibintu none ahise apfa. Kuko ibye yamaze kubirenza urugero. Nta buryo rero njyewe narimbajije nimba wenda warigeze wicarana n'umufasha wawe byarabaye kangahe kenshi rwose birananirana neza. Numvuga ngo kuvuga ngo reka ntanga amahoro nigendere ko ntajya ndwana ko ntajya ndakona no gutongana nigendere. Yego. Niyo solution ya nyuma yari isigaye. Wari umwanzuro wa nyuma kandi ntabwo nigeze mpubukana gato. Kuko buriya reka nkubwire icyumweru kigirwa n'imisi 7, kwezi kukagirwa n'imisi 30 byibura hasi gato. Yego. Sibyo? Nimba ushobora gufata icyumweru ukaba wafata ukwezi ugafata imyaka igeze kuri 15. Kandi ubwo ari ubuzima karaba kumanywa buri gihe. Ari ibintu horo bamwo. Sibyo? Bivuze ngo ibyo bintu ko byamera kose nudafata umwanzuro bizaba bibi kurushaho. Ese tujya dukunda kubona amakimbirane mu muryango. Ntago gutunza agatoki cyangwa ngatunge uwo mwashakanye. Byatangiye bimaze igihe kingana iki? Sinza gushaka ko twinjira mu hamya bw'uburyo bwageze ubwo kugira tubinyore hejuru tunigisha abantu kuko ubuhamya buri ku mpanuro. Ngira ngo byibuza muri iyo myaka 15 mwamaranye mwabayeho mudakimbiranye mu myaka ingahe cyangwa se amakimbirane yamaze igihe kingana gute? Buriya Abanyarwanda baciye umugani ngo intabazirira ku muziro kandi ukuruta bazo ugasaza utamenye. Yego. Buriya hari igihe uganira n'umuntu mukuru
akakubwira ati rero shahu hambere byagendaga gutya, iyo wajyaga kurambagiza byagendaga gutya, byacaga muri uru rwego bigaca hano. Mu by'ukuri ushobora kubona umukobwa agenda mu muhanda kubera uko ateye. Ubundi mu muco tuvuga ko Abanyarwanda kazi ari beza, kirazira, nta munyarwanda kazi mubi ubaho, ariko ku mutima ho abenshi bafite ahirabura. Rero ntabwo jyewe najya kukubwira ngo byamaze byibura igihe kingana iki. Nakubwiye ko ubuzima bwanjye bwose niko byabaga bimeze. Buriya reka nkubwire, byaranashobokaga ko wenda byari kumara nk'imyaka 2 nkaba ntari kumwe nawe, cyangwa bikamara umwaka umwe. Ariko burya iyo uri mu rugo hari uburyo hakikubitono nuko mubyaye n'umwana. Yego, sibyo? Iyo uri mu rugo, ese reka tuvugishe ukuri, nkuru umusore, yego, nimba uhagaze imbere y'umusore mugenzi wawe akakubwira ati wowe Samu Gakire urimbwa, oya, ariko kwanza umusore ndabyoroheje, ntago biha uburemere igitsina gore, sibyo? Kangoye wenda nk'urugero rumwe, buriya iyo ushaka kubaka urugo kandi rugakomera, nubwo hari igihe wowe ibyo ubushaka atari nako bigenda. Buriya nimba umuntu uramutse ufite umugore wawe mubana nk'umugabo n'umugore akakubwira ngo urimbwa, ihagararo cyawe, ubundi bajya bavuga ko abasore birabura ngo bihagarara, ubwo wenda ntanze urugero kuri wowe, akakubwira ngo urimbwa, akakureba gutya akakubwira ko urimbwa, ntekereza ko utari umuntu ushobora guhita ufata umutima wawe, wahita umukubita ikintu kiremereye. Ubwo rero nimba ibyo bintu ushobora kuba wabirinda, ukabirinda icyumweru, ukabirinda ukwezi, ukabirinda umwaka, nta ko umuntu aba ataragize. Rero mu by'ukuri biriya bintu wenda byo kuvuga ngo ese ngo wakoze iki, ngo wabashije kwihangana gute, wagize gute, byibura se mwabanye neza mu gihe kingana iki, ntacyo, nta gihari. Mu myaka yose 15 rwose nta gihari, uri mu ntacyo. Ndi umuntu nyine wo kwihangana, kandi niko bigenda kwihanganira umuntu. Ariko hari ubwo ugera umutima ukanga pepe burundu. Kubyara umwana umwe muri iyo myaka 15 nibyo mwahisemo? Yego, nibyo mwari mwahisemo. Ibyo twarahisemo, ariko nabyo bikaba bishingiye kuri ayo mateka. Kubera ko dufate urugero nkanjye, ntabwo bishobora kuba byaragize uwo bibangamira muri mwe. Ntawe, ahubwo buriya ubana n'umuntu, sibyo? Abububo mu magambo make, ejo wowe namara kumenya ko uri umunyamakuru, kandi akabona ko umeze neza uko byamera kose, akaba atanakunda umunyamakuru, ahubwo akunda ko wenda ushobora kububona agafaranga. Ntabwo nshatse kuvuga ko agiye yankurikiye amafaranga, ahubwo nshatse kugereranya ibyanjye wenda n'ibyabo, kuko ibyabo byo bishobora kuba ari bibi. Ni ukuvuga ngo icyambere nuko azagira gutya akaza mu gasezerano, sibyo? Mara gusezerana mu minsi mike azakwereka ko mutari kumwe, mu divorce, musangire iyo kamera, mugabane mbese umutungo wawe. Noneho rero ngewe amahirwe ku ruhande rumwe habayeho kwicarana, tumarana icyo gihe, nta pressure nari mfite, sinari narasezeranye nawe, sibyo? Sinari narasezeranye nawe ngo wenda ngo mvuge ngo ndiho ngo ngiye nkurikiye ibintu, ya ngewe nari mfite urukundo, nta kintu na kimwe nari nshingiyeho. Yashatse ntafite wenda amafaranga, nawe ntayo yari afite, ariko imibanire y'umuntu n'undi ishobora gutuma hatari ibyo ugeraho. Nk'uko uvuze ngo umwana, burya kugira ngo abana bavuke nuko bavukira mu bwisanzure. Umwana azavuka azi ko ise ari umugabo w'imfura, azi ko nyina ari uko, n'umuntu wamugisha inama yaza akayimugira, n'umwana akabibona. Nimba rero ngewe narabonaga ibyanjye bidashoboka, nabyara abandi bana biki koko, kuko nubwo umwana wanjye ntekereza ko ntabwo wenda navuga ngo afite ikibazo, kuko hari abana batiga bagize ibibazo by'imiryango nguko, ariko amahirwe wanjye ariga, ariko ntabwo anezerewe. Iyo ubwo siyo baba 2, 3, 4 byari kuba bimeze biti. Ntabwo ikibazo rero cy'umwana cyo kuba wenda nabyo byarazanyemo ikibazo nta kirimwo pe, habe na gato. Ibyo bintu kugira bimara iyo myaka yose, habeho kwihangana, bigira umunsi umwe biturike, uvuga ati ndagiye, utaragiye hashize imyaka 5, utaragiye hashize 10,
ibyo byo none wari habaye iki kintu tumutihangana kwiye ubundi ni ukuvuga ngo buriya nkuko nabikubwiye iyo ufite icyo ushaka buri umuryango ni ikintu gikomeye iyo ufite icyo ushaka kubaka umuryango ugera ikirenge mu cy'ababyeyi bawe ugera ikirenge mu cy'abandi nyine hari ibyo urenga ugakomeza ukavuga uti reka ngerageze ariko urushyize kera ruhinyuza intwari ibintu iyo bibaye rimwe bikongera bikaba kabiri bikaba gatatu uko byagenda kose ucika intege njyewe rero nagezeho ncika intege biranga vrema njye nakubwiye ko nakuyemo uburwayi yego nakuyemo uburwayi ntago ari ibanga turi kwa muganga nubwo avuga uti reka tugende muganga gusuzuma urabibona ko ndwaye pe nararwaye kubera nta bindi bibazo nagize indwara ijyanye n'ibiki nagize umuvuduko w'amaraso kandi uri hejuru wa wundi ushobora kuntera stroke ubwo rero nukuvuga ngo kuki mu myaka 10 bitakorozinze ugakumuka ni kwa kundi uvuga ngo umuryango none se uko bizi abana banjye se nabakuzaniye bose ari Delphine ari na Queen icyo nashaka ni bya bindi kubaka umuryango uvuga ngo abana nimba umwana ubona afite impano kandi hakaba hari abanyamakuru bashoboye kubazamura bakabereka Abanyarwanda ibyo bakora bakabibona kuki ntabikora ibyo rero byatumaga nihangana kuvuga ngo haraho nifuza kugera haraho nifuza kugeza umuryango nashinze ariko biranga n'ibyo bibazo bya Delphine byose bavugaga bitangira kuzamwo urumva nimba ngewe ari giye washoboraga gufata Delphine akaboko nkamukuzanira uyu munsi bakaba bavuga ngo nta kintu cyiza dushaka ko cyakuvaho ngo kize kuri twe sibyo wakora iki se nose urumva mfite ubushobozi bwo kujya gufata umwana madame abereye nyirasenge ngo ngwino ku ngufu ku gahato ibyo bintu urumva bishoboka ubu ngubu ntago bamuguha n'ibintu rwose baranamakanye none se Delphine usibye no kumubona wenda mu itangazamakuru uzi ko ibyo mwamubazaga byari bijyanye n'ibyo akora mu bukwe yego noneho urabona ko n'umwana TV yawuvugiragaho wabonaga ko ari umwana ubyumva donc umwana usobanutse wumva ibintu ariko uyu munsi nimba abantu barampamagaye bakaruha turashaka Delphine adufashe mu bukwe ariko abantu ati ntabwo dukeneye ikintu gishobora kukuvaho ngo kizi wacu tuzibeshaho tuzitunga tuzigaburira umwana wawe ubyara umwana wanjye mbyara umufiteho uburenganzira kuko nimba uriya wenda bamukwimye wawe we ubasha kumubona uko byamera kose ndamubona icyambere visite ziraba ku ishuri kandi n'ubu ngubu araza kujyana Minerval ku ishuri ntabwo rero yibone mu muyaga ndayimuha sibyo we abibona utamakimbirana bya byose imyaka yagezemo nabonye ari inkumi iyo muvuganye hari ukuntu umwana we yasigaranye na mama wamushyiramo yego ntibyabura buriya n'abana bakunda ababyeyi babo b'abagore yego nubwo bavuga ngo abana b'abakobwa ngo bakunda base ego ubundi nta mwana wanga ababyeyi ariko cyane nyina ashaka kumubwira byinshi kurenza ibyo wowe wamubwira kandi akamuba hafi kurenza uko wowe wamuba hafi niba wowe wagiye muri shude bashobora kugirana umwanya utari mutoya wo kuganira ubwo rero we ntabwo umwana wanjye najya kumubaza ngo se ngo mama wawe ngo ubu ngo bakubwira ngo iki byaba bimeze nko kumuzimuza ahubwo ngewe nimba turi kumwe ndamuganiriza nkamugira inama nkamubwira ngo kugira ngo uzatsinde mu ishuri ugomba gukora gutya ugomba kugira gutya ugomba kwirengagiza ibi ntago ashaka gufata telefone waguhamagare arabikora kantera aracyagufitiye urukundo nk'urwo yaragufitiye umwana wanjye cyane cyane rwose ibyo ni byiza kandi nibyo tuba twifuza kuko nanone ababyeyi iyo batandukanye ari igihe abana babiberamo victime ugasanga babuze urukundo ariko nanone iyo uvuga ati uko byagenda kose abana ndacyabakurikirana ndacyamenya ko umwana wanjye akeneye kujya kwiga ndacyazi ko byibuza nimba amashuri agiye gufungura ngomba kugira uruhare kugira ngo umwana wanjye ajye kwiga nubwo tutari kumwe icyo nicyo bita nyine kuba umugabo erega buriya Samu nkubwire hari n'ikindi kintu kiba kinakomeye buriya nimba ubundi bajya bavuga ngo umwana ava mwanyina cyane umwana w'umukobwa akurikiza imico ngo ya nyina
umwana w'umuhungu agakurikiza iyase. Nimba winjira uri umuntu ukubita ibyo usanze mu nzira imigeri nk'umupira ku kibuga cy'umupira, wa muhungu wawe uko akureba niko nawe azakura. Noneho ngewe hari ikindi kintu bino bintu mbibonamo ku ruhande rumwe nk'amahirwe ku mwana wanjye, ariko nimba nashoboraga gucirwa mu maso imbere y'umwana wanjye w'umukobwa, ejo nawe uzaba umubyeyi nka nyina, sibyo? Bivuze ngo uko abona nyina niko nawe azamera. Ariko nimba ku ishuri bigisha abana discipline n'umuco, bakabigisha nyine indangagaciro, byibura ahamana ibyo, nagera mu rugo aganire na nyina ibindi ariko atabona duhanganye. Icyo nacyo kiri mu bintu byanambabazaga, noneho bituma nanakomera ndavuga nti ngewe nubwo bigenze gutya nkahuramo n'ibi bibazo, nkagenda n'umuntu udafite n'icyo nkora. Bura covid yangije ibintu byinshi abantu bakoraga, ariko naravuze ngo byibura umwana wanjye nahazaza he, ngira amahirwe nkakomeza kubona Minerval akazigirira umumaro, akaba afite ibitekerezo. Imana nigera igihe ikamukuza nk'uko umubyeyi babyifuza, akagera igihe akaba umubyeyi nka nyina, byibura azagira indangagaciro zo kuba yakubaha umuntu. Harya aho mwabaga inzu yari yanyu, ntago mwakodesha? Yego. Wavuye mu nzu yawe urigendera? Ako kantu ko kuva mu nzu, ako kantu ngende kukita kwahukana, ndikumva ukuntu umuntu w'umugabo. Ariko nanone by the way ntabwo nyine ubarije abantu, maze kubona abagabo abanganirije ubwo baye nk'uwa kane nimba atari wa gatanu bahukanye. Binya nta mugabo kivi, ariko nta mugabo wahukana. None umugabo usohoka mu nzu yakagenda akayisiga buriya ni nk'uyobora igihugu iyo haje imbaraga zimuruta. Uri kumva ukajya kumva yakivuyemo yagitaye, ukumva ngo cyafashwe n'abandi. Kandi reka nkubwire, ntabwo bo bari ubugwari yagize. Oya, wenda haba harabayeho experience iri hejuru n'ibikoresho wenda bihambaye, akemera igihugu akagita, akavuga ataho kugira ngo nsige ubuzima, wenda nzagaruka nyuma nzisuganye. Rero ntabwo ibyo bintu harya ubwo bikemuka gute yo mutasezeranye? Iyo tutasezeranye ku kibazo cy'inzu waruvuze, imitungo, abantu bamenyereye guhangana mu nkiko, kandi burya ubundi urwego rw'amategeko twembi, urwego rw'amategeko mbere yuko rufata umuntu rukajya no kumufunga no kugira gute, hari naho babanza bakabagira inama, sibyo? Hasi mwakoze ibi bintu gutya bikoroha. Rero nkatwe kubera ko iyo mufitanye imitungo uba ufite 50% na 50% ya buri muntu, icyo gihe rero kubigabana iyo bitumvikanye mujya mu manza. Hanumwe muri muratangira process, umwe muri nde ninge wakabikoze, ariko je ntabyo nakora. Kubera iki? Kubera ko inzu nabagamwo irimo umwana wanjye, ngewe ndimo muri make, kuko nimba ndiho umwana wanjye akaba yaravutse ninge uhari ku ruhande rumwe. Yego. Icyo gihe rero ibintu nibishakwa nzashaka ibindi, ariko nanone ntabwo navuga ngo nzarekera, kuko umwana iyo wakoze igikorwa niyo utariho kiramufasha. Zayandika ku mwana wanjye 50% yanjye. Izabiri ku mwana wawe. Ibyo ni byiza cyane. Uri umuntu w'umugabo. Kandi na nyina kuko nuwe nyine sinzaza nundi. Ese kukiri muto, ubu ntago ujya utekereza nimba nta gahunda ifite? Ntabwo ngewe nagiye iyo nama yo kuvuga ngo zana undi mugore, ari nk'inama nakavuze ngo imiryango cyangwa se inshuti n'abavandimwe, imiryango yireke aho kuvuga inshuti wenda saba. Nta miryango yo uvuga inshuti n'abavandimwe zagahuye zikabunga, mugasubirana mukabana mu mahoro. Ariko nanone aho bavuze ati mu myaka 15 burya nta kitarakozwe, ubwo naragiye. Ubwo reka tuba ariko wagiye, kandi uri umugabo, kandi uracyari muto, ntago niyo waba ukuze nako nta mugabo usaza. Asaza kwa hemurwa, niyo waba ungana na mpyisi ntago byakubuza ko wazana umugore mukororoka aho ngaho. Cyangwa ni kwa kundi ngo ubu ngubu warazinutswe pe,
tubibwire abantu cyangwa se uracyafite ukuntu oya reka nkubwire waguye igihumure uvuga ngo ubwira uwumva ntavunika aho uri huganisha nahumvise imyaka mfite inyemerera kuba natera indi ntambwe ariko ntakubeshye ntabwo ari ubu ngubu sindakura mu mutwe uracyafite ukeneye umuntu umukansara nimba turi mu kiganiro uko bimeze kose urugendo online TV abagukurikirana ni benshi n'abaza ngo bahema ibiganiro ni benshi rero buriya ntanze urwo rugero umutima w'umuntu uba ufite ibyo uriho utekereza kandi ibyo ushaka nkuko nawe bagushaka ari benshi kugeza ubu mu bintu biri mu mutima wanjye ntabwo icyo ngicyo ndagitekereza sinzi rero ukuntu nahita ngisobanura kandi kitaraza mu bitekerezo ngo nkiyumvemo ngo vuge ngo ubu bo reka tuvuge ko numara gushira impumu uzibagirwa icyakwirukansaga ukongera ibyo birasa nuko nyine bya bitekerezo iyo byamaze kuza wamaze kumva iki kintu ugomba kugifokasingaho ubwo nyine nibiza mbyumva bibije bizaza ariko kugeza ubu sinavuga ngo ndumva mbifite muri ngewe uricuza iki mu rushako rwawe wicuza iki icyo nicuza nuko umunezero umuntu aba akeneye ntawe ubonye ngewe ariko se wabigizemo hari uruhare wabigizemo hari ibyo bavuga ati narahubutse narebeye inyuma bijya bigorana ko umuntu ahita avuga ngo ngewe ngo mbona ndi umwere ariko ku ruhande rwanjye wenda mbicishije kuri urwo rugero bivuze nyine narababaye kandi icyo nicuza ni nka kwa kundi hari ijambo ngo Imana imaze kubona uko abantu bacumura ngo yicujije icyatumye irema abantu buriya hari ukuntu umuntu nyine ahura n'ibibazo akavuga ati wansubiza nk'inyuma nko mu myaka nahozemwo yari fiancé yabayeho mbere yo gushakana n'umudamu wawe mwakunda igihe kingana gute twageze nko mu mwaka urenga hafi nk'amezi kandi dushobora kuba tutari abantu bari kure y'undi hari ibyo wasanze yari yaraguhishe muri urwo rugendo ibiki ubwo hari ukuntu ubana n'umuntu nyine akakwereka umutima mwiza akakwereka ko ari umuntu umva nkubwire burya iyo urambagiza nta mukobwa ushobora kukwereka kamere yafite kimwe nuko nawe utamwereka iyawe ubwo rero umuntu nimba umurambagiza akiyoroshya akakureba akitonda n'iki ibyo bindi ni nk'uko iyo ugiye kurya ubanza ugakaraba kandi ugatuza iyo utuje rero icyo gihe umuntu iyo yatuje uravuga uti umuntu ni muzima ariko nyine hari ibintu umuntu aba atarabanje kwitondera ngo ubanze ubyitondere ibyo nibyo ndi kugira ngo njya nkunda abantu bo mu rurimi n'umuco bavuga ko ubundi buriya ari byiza kubanza gukurikirana igisekuru ugiye gushakamo ukavuga utese ubundi yaba ari mushiki wanjye yaba ari mwene runaka se yaba ari mwene uyu se ibyo nitesha mutwe aya ibintu byo kujya gukurikirana sawa none se uko hari uzajya kubibaza padiri uzajya kubibaza burya kiliziya ndayikunda burya muri kiliziya ndabikunda nkunda ko iyo bagiye gushingira babanza bakita ku bisekuru oya no mu rwego rw'amategeko barabikubaza imbere ya gitifu w'umurenge birabazwa urugero ntabwo ndibuze ngo sekuru sokuruza ubwo se wabimenya ubwo ko tugiye dufite abantu abana benshi usanga ari imfubyi atazi n'ababyeyi be bitewe n'amateka y'u Rwanda nawe atabizi ibyo byakubuza kumurongora ibyo nyine ubwo urumva wayahuye ariko nkawe se nimba ufite amahirwe yo kubagira no bikurikira aho bambajije nabakubwira ko utabambajije nabwo nta mpamvu yo kubakubwira umwanzuro rero ndi kugira ngo tunagira inama abantu bari mu murongo wo gushaka nanjye numvireho iby'ubuse ikintu umuntu aba agomba kwitondera niki iby'ubu ngubu kuko ibyo ari byose ubu wabaye isi yarakwigishije ubisi yakubereye mwarimu ahubwo ejo bundi numvishe umuntu ari kuvuga ati ko bongeje abarimu umushahara isi yo bayishyireho umushahara wuhe ko nayo ari mwarimu kandi ko abarimu babazamuye isi uko byamera kose icyo umbashije icyo yanyigishije yego ubu rero inshingiye kuri icyo narize urumva kuba mu muryango ukagera igihe ukawutakaza ni ishuri rikomeye uramutse wongeye kugira amahirwe
byo guhitamo niriye kosa wakoze utakongera gukora ngewe ntabwo nakora ikosa ryo kutabaza nguriya komoka he ese se umubyara ninde nyina umubyara ninde mwene wabo ninde uyu bese abantu bafitanye isano nkabasha kubanza kubamenya ubwo ari ubumaneko uye nta bumaneko burimo icyo gihe we ntago ari ubumaneko ibyo mvuga ni ibintu nawe ukwiye gutekerezaho ese ubu wowe uhure n'umuntu ku muhanda utimwe no kugira umugore nase ntihari umuntu uhura n'umuntu mu kabari bakabyinana ari muri buwate agahita avuga ati twitahire harabuzi nta mugore mfite nanjye nta mugabo mfite twitahire ntabwo kukubaza kuko uri umunyamakuru ariko harabuzi wowe harabonze ariko kandi bazubatse ariko umugore yakubise umugabo inki ndatabara na kamera wa mumotari Jerry ngaho wa mumotari twasanze ari kurira we twamusanze ku irembo ari kurira amarira ari gushoga dore impamvu ngomba kubaza ngiye nyikubwiza buriya iyo wabashije kwegera ababyeyi cyane cyane b'umukobwa wakunze baramutse bariho n'abo bantu bo muri famiye ikintu cya mbere ureba uko bakwakiriye burya amaboko ngo azaguha uyabona bakikuramutsa uburyo bazakwakira ikintu nkundira abantu bakuru ntibiyerurutsa uko babonye niko bateye rero uba ugomba kubanza ukabegera ukabamenya ariko gihe ntabwo ariko byagenze nafatiyeho nzakwirotorva rero ibyo nagiyemo meze nk'uwagiye sinziriye ubwo reka tubwire abajene cyangwa se urubyiruko abantu batari bashaka ko bagomba kujya babanza bagashishoza nyine kugira ngo batazijugunya muri Nyabarongo bari kuyita akagezi gasanzwe ikabatwara nuko banza gushishoza cyane dusoza ariko ntitwabura kubwira abantu ko wenda ibyo ari byose ari cano bagomba gukora subscribe ariyo n'ubundi nyura heyo nyine ibiganiro by'abana ndetse kanyuraho n'ibindi biganiro bisanzwe ariko byose bigamije kurengera uburenganzira bw'abana ndabeshya ntabwo umwana TV murabizi ko nkunda abana kandi by'umwihariko nkunda impano ziri mu bana channel rero y'umwana TV nakunze kujya mbabwira ko mugomba kujyaho mukayisapotinga ibiri ibintu byiza abana bafite impano zigiye zitandukanye iriho n'ibindi biganiro bikorwa n'abantu bakora ariko byose nyine biri muri uwo murongo ubwo ngira ngo ndaza gushyira link munsi y'iki kiganiro ndayipininga kugira ngo umuntu wese uri kureba iki kiganiro amanuke akore subscribe kandi mujye mubatera inkunga munabungura ibitekerezo nyine murabizi ko byose umwana bari kwisonga ku bintu byose umwana bari aho hejuru cyane ikindi ukunda gutumirwa mu bukwe cyane ngira ngo ubwire abantu hari abantu badukurikiye bafite ubukwe ushobora gufasha abantu mu bijyanye n'ibiki mu bukwe kugira ngo wenda umuntu udukurikiye abyumve neza kuko nkunda kukubona mu bukwe bwinshi cyane bigaragara ko ibintu ukora ushobora kuba ubikora neza uradekora uri umutahira usabira abantu ntabwo ndekora nta nubwo ndi umutahira nta nubwo mbasabira ahubwo ndumwakiranya misango urasaba uremusinga ndemusinga umwakiranya misango ndemusinga rero mu by'ukuri nanashimira Imana buriya nyine umuco wacu ugira uruhare no kudufasha hari igihe tugira ibibazo byadukomerera ariko waba udafite n'iyo nganzo ukazima burundu no kuba uyu munsi umwana wanjye nuko iyo nganzo y'umuco nyifite kandi nkabona abantu babyishimira nk'uko bivuze iyo umaze kuyobora ubukwe umuntu akakubwira ati wakoze undi ati wakoze undi ati wakoze cyangwa se undi akavuga ati nanjye uzayobora ubwanjye akubonye mu bukwe nyuma yo kumva umuntu araguhamagaye ni ibintu by'agaciro nanjye uzayobora ubwanjye nta kibazo wowe cyane kuri igituza cy'umunihira nzabuyobora nishimye ni byiza cyane reka ngushimire cyane ubwo abantu nimero yawe ya telefone urayibwira abantu kugira ngo tuzanayishyira no hejuru kugira ngo abantu bose bagukeneye abafite ubukwe abafite n'ibindi birori bitandukanye baguhamagara rwose ko uri umwe musi mwiza by the way hari uburyo nigeze nkubona mu bukwe mbona uburyo bikora
ubikora neza cyane umuntu wese yakwifuza ko yataramana nawe Gerard kuvuga ngo ni nkore ngo akantu gato ngo gatangire ubukwe apu duhe sample uyoboye ubukwe bwa Jerry arya Jerry Gerard wundi abantu bose bazi ko yakoze ubukwe kandi ntabwo ari we Gerard cyane nanjye nabonye ubukwe ahubwo nangiye kuvuga nti ubundi Jerry yatanze mushiki we by the way bameze neza cyane bamwita Claire n'umugabo Mahoro baracyari muri buki bari kwenjoyinga twese twari duhari abana bose banyuze hariya Delphine bari we muntu wabuze aba Jimmy Murisa ba Fabrice bavuze imivugo ubukwe bwagenze neza cyane ubu hagiye gukurikiraho bwacere rero nzaza nkurikiye umuhungu wawe Jerry natagenda muzamenye icyampagaritse umuhungu wawe sinshaka kumutanga rwose reka dutangire reka mbanze nze kubabwira nti nihuri hondo umuharuro umuhora w'amahoro by'Uwiteka Imana bibane namwe mwese igitondo cyiza cy'urukatsa n'umwaka mwiza w'ibyishimo aho dusasanura tudasobanya mukaza gusanga ari sate ya mwiza gusa aho dukomora igisokuru kizima tugikura ku Mana rugira byose iwacu ni kwa Samu Gakire akomoka mu gisokuru kizima kandi hani iwacu ni ku gicumbi cy'umuco bashyitsi beza mudatera igikika muserutse hani iwacu impundu zavuza urwungi ingoma zirasuka kandi mwaje neza mwaje muri kumwe n'abasaza ruhanganye ubuhanga kubareba n'ukurarama mwazanye n'ababyeyi beza basokoje uruhanika maze batega urugori muzana n'abasore beza barutebeza bigemba urugero rw'ingabo nziza ibituza by'umunihira muzana kandi n'abari beza bamutemba shyushyu bamutereka amata bafite amaboko ameze nk'imitozo ivuruga amata muzana kandi n'abana bari buze kogoga imbuga ya data Samu Gakire muza mugaragiye umusaza ndi buze kuvuga hanyuma kugira ngo igicumbi cy'umuco dukomeze tugicigatire munyemerere muri iyi nganzo nziza itari inganzwa iwacu iyo dusiga turanasenga tugasingiza Imana kugira ngo ibyacu byose Imana ibibemo reka nsaba umubyeyi wabyaye ingabo atambuke aturagize Nyagasani kaci nampaye inka nari mvugije impunda yiwe kandi nambaye ipantaro nari nkoza reka ngushimire cyane icyo nzi cyo nuko umuntu wese ubyumvishe ahise afata nimero yawe ya telefone kugira ngo wenda byorohe nyisizeho hejuru ubwo umuntu wese uri kuri iki kiganiro agibona ukeneye umuntu umwe musingira neza mu bukwe uvuga ikinyarwanda umuntu abyumva ko afite ikinyarwanda cyiza atari byayindi by'ubu by'amaniga n'abasaza n'ibiki n'abaviye yani by'urubyiruko urakoze cyane Imana iguha umugisha kandi reka twizere ko inzira wahisemo yo gutanga amahoro cyangwa se yo kuvuga ati reka ngiye gutyo Imana izayigushyikiramo abantu baguhamagare baguhe akazi reka mbyite gutyo cyangwa se bataramane nawe kugira ngo binagene neza mugano ujye unabona iyo minervare y'umwana wawe kandi bazaba bagize neza cyane ubu ni natwe mu rugendo turi kumwe kandi turagukunda cyane murakoze genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire